Okay guys, muri video ngiye kukwereka uko wakora umuntu ari mu nyanja cyangwa se ari mu mazi. Hari filime nyinshi cyangwa video ubona ukabona nk'umuntu ari mu nyanja cyangwa yaguye mu nyanja. Amafilime agiye atandukanye nka za KGF ari none natanzeho urugero kuri thumbnail yanjye. Hari n'izindi nyinshi ujya ureba ukabona nk'umuntu aguye mu nyanja. Rero muri uyu munsi ngiye kwereka uburyo iriya video wakora iriya video imeze kuriya uri kumanuka mu nyanja cyangwa umuntu yaguye mu nyanja, ukabikora ukoresheje CapCut ya muri phone yawe, kandi ibintu byose ku buntu bitagusabye gukoresha pro cyangwa kwishyura. Nta na green screen hano bigusaba. Icyo biragusaba ni kimwe gusa, ni ukureba ino video ukayirangiza. Reka dutangire. Turaza hano dushaka CapCut niyo tugiye gukoresha, niyo yoroshya ibintu cyane. Turaza hano tujye muri CapCut yacu yo muri telefone yawe. Niba utayifite urajya kuri Play Store ikurure, tujye muri CapCut, yinjiremo gutya. Nitugera muri CapCut baratubwira ngo new project. Turaza rero duhita dukana new project, tugiye gukora video. Turaza dukane new project, tutegerezeho gato. Nitugera muri CapCut turabona video y'amazi, tugiye kubandamo y'amazi aho wa muntu araza kumanukira. Turaza tuyishyiremo. Ino video nuri muri description uraza kuzibonamo. Zino video nagiye nkoresha muri video ntacyo bitwaye. Dushyiramo ino video y'amazi, ishyiremo ibanze ijye muri CapCut. Hano hasi handitse ngo add, ibanze ijye muri CapCut, tegerezeho gato ibanze igiremo. Video yacu nimara kugera amatatu tuzana duscrollinga, data tuhasanga inorgo hano iyi isoza gutyo. Tubanze tuyisibe tuyikureho kugira ngo n'umuzara video yacu atazamenya ko twakoresha CapCut. Tuze hano gutya, urabona ko video ni y'amazi gusa. Turahita tuza hano gutya, turahita tuza hano dukanda hano handitse ngo overlay hano hasi ngaha. Mwataruzi overlay ni iyi, overlay ni iyi iri hano hasi. Hino tuyikandeho, dukande hano handitse ngo add overlay, tukande. Tugiye gushyiramo umuntu rero. Leta tuza hano kuri photos. Yowe ikintu urakora urashyiramo umuntu wakwiyeho background. Urafata umuntu ukuriho background, ujya kuri remove background cyangwa remove beach, ushyiramo ifoto y'umuntu wishaka gukoresha ari mu mazi. Background ye ikureho. Turakanda kuri uyu nguyu, tukande add, abanza ajyemo. Uri kubona ko yagezemo. Turabanza tumureshyeshye na hano gutya na video yacu uko ingana. Tuze tubireshyeshye duse nk'ababireshyeshya. Niturangiza uri kubona ko no muntu ameze nk'uhagaze. Turakora ku kano kantu kari hano gutya, tubanze tumugire, tubanze duse nk'aho muryamisha aze kugaragara nk'uwari uri kumanuka mu mazi. Turaza hano gutya tukandika tuno tuntu, tumuri size tuzamure kwa tuno tuntu. Tuno dusa nk'aho ari tubiri tumeze, tugenda tuzamura gutya. Umuntu wacu ahita amera gutya. Niba ushaka kumugabanya ntacyo bitwaye, wakora kuri iyi video yawe ukagereza gutya akaba muto gutya. Niturangiza rero uri kubona ko n'umuntu turamutse video yacu yaguma ahantu hamwe gutya. None kugira ngo twerekane ko n'umuntu yaturutse hejuru ari kugenda hano hejuru, ari kugenda amanuka, turaza dukande kano kantu kitwa keyframe. Niko turaza duhita dukanda kugira ngo n'umuntu wacu isa bigaragara. Kano niko bita keyframe. Kano kari hano niko bita keyframe. Rero tuza tugakandeho gutya tugakandeho. Nitumara kugakandaho uri kubona ko video yacu ije akantu k'umutuku. Nitumara kugakandaho turahita tuzana duscrolling video dusa nk'abayizana gutya. Tumanu no muntu gutya arahita yitera kandi ka keyframe. Ntabwo turongera gukora kuri keyframe biragenda byikora. Tuze duscrollinga gutya, tumukore wa muntu gutya amanuke gutya. Harajya ahita haza kandi kantu ka keyframe, tumukoreho gutya amanuka. Hazaho akantu ka keyframe n'ubundi tumukoreho gutya. Wowe ntongeye gukora kuri keyframe, urajya ukora kuba umuntu umumanura n'ukamanura. Kuko kantu ka keyframe cyo kadufasha no gukontorora, murabizi. Tumukoraho gutya n'umuntu uri kubona ko hajyaho akantu k'umutuku. Tuza hano kuri uyu muntu gutya, tumukoreho kamanuke gutya, tumukoreho gutya
niturangiza gushyiraho keyframe turaza tuyiplayinge turebe duplayinge video yacu. Uri kubona ko wa muntu bisa nkaho yaturutse hejuru ari kugenda amanuka. Turahita tuza dukanda handitse ngo add overlay, dushyiraho n'ibindi bikenewe. Tuza dushyira add overlay, tuza tuhakande, tuza kuri videos, duhita dushyiramo aya mabuye ari kuri green screen aya ngaya. Turaza dukandeho hano gutya, dukande add, dutegerezeho gato, tuza tuzane hano imbere gutya, duscrolling tuzana hano kugira ngo bitangirane na video. Niturangiza turaza tuza hano handitse ngo hano handitse remove bridge. Turaza dushaka hano handitse ngo remove bridge, hano hasi tuhakande. Tumara kwakanda dukanda handitse ngo chroma key, tuhakande. Turaza guhita tubona kano kantu kakarapika, kano kantu kari hano gutya muri ishusho kaje mu tugakoraho rimwe gusa, tugakoraho gutya dose nk'abagakuramo, byose birahita bivamo. Nibimara kuvamo twemeze kano kavi gutya. Uri kubona ko umuntu yamanutse ari kumanukana n'amabuye gutya. None ashaka yari sizing yongera uko bishaka, aho biraterwa n'uburyo bishaka. Ubwo niturangiza turahita tuza hano gutya, twongere dukande add overlay, dushyiramo n'ibindi dukeneye. Add overlay, tuza hano handitse ngo add overlay, dushyiremo irindi buye hano dukeneye gushyiramo. Tuza hano dushyiremo irindi buye naryo dushaka gushyiramo muri video yacu. Tuze hano gutya dukande add, hano hasi kuri add ribanze rijyemo, kandi add ribanze rijyemo. None ibizanye na hano na bino by'umukara ho ntago dukuramo ngo dukoresheje mu bitch. Turaza tugakanda handitse ngo splice, twamara gukanda handitse ngo splice, tugategereza. Ufite internet hano rero iyo gukanda kuri splice, tugakanda handitse ngo filter hano gutya, tugakanda handitse ngo filter. Ari kubona ko bise bivamo. Twongeye duplayinge turebe gutya. Unashatse wakoresha keyframe ukajyana ahantu wifuza gutya. Tuza dukate bino byasagutseho, bitari kumwe n'umuntu. Niturangiza gushyira aya mabuye turaza dukande add overlay, dushyiremo tugaragaze nkaho nyine ingeri ku manywa nkaho hagaragarira izuba uno muntu igihe yagoye mu mazi. Twongeye dukande handitse ngo add overlay, tuzana kuri photos, tuze dukande kuri iyi foto hano gutya, dukande add, tuze tuyiresheshe na hano gutya. Turaza duhita tuyireshesha. Niturangiza kubireshesha, uri kubona ko iyo foto dusizemo igaragaza nkaho izuba ryari riri kurasa, irabonerana cyane, ntabwo umuntu yaba abonerana neza. Tata tuyikandaho gutya, ino foto igaragaza izuba nyine uburyo ryari rimeze. Dukanda handitse ngo splice, nitumara gukanda handitse splice ntabwo turakanda kuri filter, turata tuza ahantu handitse ngo hard, hano duhita tuhakanda. Wowe urashaka ahantu handitse hard, bituhabona uzuba kandi gutya hard, ubonerane nyine bidakabije cyane ku buryo niturangiza twemeze gutya bigabanuke. Uri kubona ko tukimara gukanda hard, uri kubona ko bigaragara ko n'umuntu agwamo hano muri inyanja, izuba ryari riri kuva. None ushobora kuba ushaka no kuba wakontorora bino bintu ukagenda ano mabuye usa nk'uyajyana aho ushaka. Waza ugakanda keyframe, naho waza ugakanda keyframe, waza ugakanda keyframe hano ukagenda uyajyana aho ushaka. Nk'aya ngaya ugahita uyamanurira hano gutya, kongera ugakanda keyframe hano, kongera ugakanda keyframe n'ubundi ukajyana hano gutya. Wowe biraterwa n'ukuntu bishaka video yawe gutya. Warangiza ukongera ugaplayinga. Iyo urangije urongera ukazana hano ugaplayinga gutya. Uzuplayinga urebe uburyo video yawe imeze, ugende editinga bitewe n'ibintu ushaka. Iyo dusoje byose nta kintu barataza ko tutazuhinze pro, tataza twikorere export nk'ibisanzwe. Dukora export bagiye babanza kwamamaza, turakora export, tutegereze bibanze bigere ku 100. Gereza banze bigira ukona ko nta kintu bigeze batubaza ko ibintu byose twakoresheje yari for free. Guys, nimba ubona ino video hari ikintu yagufashije
ukaba wifuza kuzajya ubona izindi nyinshi kandi subscribe ufungure izogera ukanda like ino video promoting igere n'ahandi ukore share tuzongeye kubonana muri video y'utaha tugereza igera ku 100 bagukwereka share nimba ushaka kuzishyira ku zindi mbuga uzishyiraho ciao ciao